Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu wahariwe wo gusobanura amazina. Aka kanya tukaba tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Fabiola. Fabiola ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba rikomoka ku rindi ryo mu Kilatini Fabius, aho rishaka gusobanura igishyimbo cyangwa se ikimera cyitwa feve, gikunze kuboneka cyane mu Burusiya. Kiba gifite impeke nk'iz'ibishyimbo, ari nayo mpamvu izina Fabiola risobanura umuhinzi w'ibishyimbo. Dore rero bimwe mu biranga Fabiola. Fabiola arangwa no kugira umwete mu byo akora byose, aba afite intego agamije kugeraho kandi akunda ibintu bikozwe neza cyane. Fabiola yiha intego akibanda ku kintu kimwe ariko akagikora neza, bityo akabasha kugera ku bukire. Yiha intego nini, agaragara nk'umuntu udapfa guseka ariko agaragara neza inyuma, kuko usanga yisanzura ku bantu kandi bakabimukundira. Ikindi wamenya kuri uyu mwana w'umukobwa, ngo Fabiola ahora afite abantu areberaho, afatiraho icyitegererezo. Iyo umugiriye neza arazirikana akabikwitura kandi azi gutanga keya. Fabiola rero ngo iyo yishimye cyangwa se ababaye ahita avuga kandi ngo ntabwo agira inzika. Ngaye ngubwo ubusobanuro bw'izina Fabiola. Nawe niba ari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikire muri komenti tuzarigusobanurire. Hagati aho nugenda udakoze subscribe, ukore like, utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbararikira gukurikirana icy'ubutaha. Nge twakibanyemo ndi Mr Felix. Imana ibarinde naho ubutaha.